Mwiriwe neza abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Reka nkomeze nshimire bariya bose bagenda bakomeza gukora subscribe n'abandi bakomeza kureba video ariko batakoze subscribe, muri abantu b'agaciro cyane. Uyu munsi rero reka tuvuge ku ifatwa ry'umunyamakuru w'Isibo akaba n'umubloga cyane cyane ukunzwe kuri YouTube witwa Fata Kumavuta. Fata Kumavuta yafashwe tariki 18 z'uku kwezi kwa 10. Ese yazize iki? Mu kiganiro aheruka gukorera ku murongo we wa YouTube yaje kwibasira umuhanzi Meddy ukorera umuziki muri Amerika. Twibutse ko Meddy atagikora secular, yamaze kuvuga ko atazongera gukora uwo muziki rwose kuko yamaze kwiyegurira Imana. Yahinduye career yiwe aho azajya akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ese Fata Kumavuta yamwibasiye bigenze gute? Fata Kumavuta ntago ari Meddy gusa agenda yibasira, kuko mu biganiro byiwe yagiye yibasira n'umuhanzi The Ben, agenda abavugaho amagambo atari meza rwose. Nkuko mubizi rero ntago wakibasira umukozi w'Imana ngo bikugwe amahoro rwose. Akimara kuvuga amagambo atari meza kuri Ngabo Meddy, yaje gufatwa atarwa muri yombi n'urwego rwa REB rushinzwe gukurikirana abakora ibyaha ku mbuga nkoranyambaga. Fata Kumavuta yaramaze iminsi rwose binugwanugwa ko ashobora gufatwa agafungwa, kuko bagiye bamwihanangiriza kenshi ariko we ntiyabyitaho rwose. Ubu tuvugana ari mu maboko y'ubushinjacyaha rwose kuri REB hariya kuri sitasiyo yabo ya Kacyiru, aho agomba kubazwa amagambo yose yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku murongo wiwe wa YouTube. Tubibutsa ko ayo magambo yose yavuze ntabwo yavuze hariya kuri televiziyo akorera y'Isibo, ahubwo yavuye mu kiganiro ku Isibo aragenda ajya kubikorera kuri channel yiwe ya YouTube. Tubibutsa ko ntawe uri hejuru y'amategeko, nubwo wavuga ibintu wibereye mu nzu iwawe ariko bigera mu gihugu hose, yewe no hanze birahagera. Ubwo rero ugomba kwitwararika mu byo ukora, uvuga no mu byo postinga. Tubibutsa ko Fata Kumavuta agenda yibasira aba bahanzi ariko akagenda avugira bamwe nka Bruce Melody. MEDDY na The Ben ntibajya bavuga, iyo bavuze baricecekera, ntibakwereka ko hari ikintu bumvishe. Ubu tuvugana rero agomba kuryozwa ibyo yakoze byose, kuko birakabije rwose gusebya umuntu noneho mutari no mu gihugu kimwe, utazi n'ubuzima abayeho. Tubutsa ko Meddy yatangaje ko
gukora umuziki wa sekira, kuba umusitari, ibyo byose yarabibonye. Yatangaje ko yakoze indirimbo zigakundwa, abantu bakamukunda, bakamwiyumvamo. Ku rubyiniro yavuze ko abakobwa bajyaga bagwa kubera we kugira aze abakoreho. Yavuze ko abantu bazagukunda ariko nanone bakakwanga. Ibyo byose amaze kubibona yahisemo kubireka, kuko kuba umusitari hano mu isi ntacyo bimaze utazi Imana. Yiyemeje kujya mu ndirimbo zihimbaza Imana no kwiyegurira Imana mu buzima bwe bwose. Tubibutsa ko ibyo yabigiyemo amaze gushinga urugo, dore ko bamaze no kubyara umwana wabo ufite imyaka 2 w'umukobwa n'umugore we ukomoka muri Etiyopiya. Ese wowe ubona bikwiye ko kuba umunyamakuru ugenda wibasira abantu kugira ngo ubone views, cyangwa se kugira ngo ukomeze kuvugwa cyane ko icyamamare? Leta yacu ntago isinziriye, ihanze amaso rwose abanyabyaha nk'aba ngaba kugira ngo ibasubize ku murongo, ibagorore. Bahereye kuri uyu nguyu Fata Kumavuta, dore ko hari n'abandi nka Gasuku, nawe mu biganiro byiwe usanga hari abantu agenda yibasira. Reka dushimire abamaze kumuta muri yombi. Wenda hari ibyo agomba kugabanya mu mivugire yiwe, hari ibyo agomba kugabanya. Nkwibutsa gukanda subscribe nimba utarayikanda, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.